hari ibintu bitari buze kuvamo, hari ibintu Imana itari buze gukunda. Imana ishimwe, ntabwo Imana iri bwemere ko utangwa mu maboko y'abanyamahanga. Imana yambwiye ngo nze bwira ubwoko bwayo ngo yumvishe gutaka kw'abantu bayo. Imana yumvisha amarira yanyu, Imana ije guhoza amarira. Hari imfubyi ziri kurira, hari abapfakazi bari kurira, hari abantu bafite amarira bamaze igihe barira. Imana ije kubahoza ayo marira, Imana ije kubarwanirira. Imana itanze ingabo nyinshi zirapfuye ku bwawe. Hari ibintu umazemo iminsi bitajyaga, ureba ugakubita hirya no hino ukabura uwo kugufasha, ugakubita hirya no hino ukabura uwo kuguhagararana nawe, habura gato ngo umware. Imana iragutabaye, habura gato ngo usebe, Imana irimanukiye, habura gato ngo bigucange. Data ariyiziye, izo ni mashando wiribirifat. Ubu buhanuzi bwakire n'ubwawe. Imana iragutabaye, habura gato ngo umware, habura gato ngo usebe, habura gato ngo bigucange, habura gato ngo bagusohore mu nzu, habura gato ngo amadeni akwice, habura gato bagutereze cyamunara. Data arigwatirije mu izina rya Yesu. Hari marayika Imana yohereje, hari marayika Imana yohereje. Imana igukuyeho Herode. Hari Herode umaze igihe agutsikamira, hari Herode umaze igihe akunaniza. Muri business yarakunanije, muri mariage Herode arakunaniza, mu muryango w'iwanyu Herode arakunaniza, amashuri Herode yarayananije, kubona visa byaranze, aho wagiye wabuza akazi. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ije kugukiza Herode. Herode wakurwanyaga ugiye kumushaka umubure, Imana ikuyeho Herode. Imana y'amahoro ishimwe. None ahanganda ndashaka kubona umubare munini w'abantu bamanuka bakajya muri komenti andika muti ngewe runaka nakiriye ubutsinzi, ngewe runaka nakiriye ubutabazi, Herode wanjye arapfuye. Ntabwo Imana igiye kugumya guceceka. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana ije kurwana urugamba. Nibinarimba Herode wakurwanyaga arapfa mu izina rya Yesu. Hari Herode wakunanizaga batsikamiye ubuzima bwawe, bakwereka yuko ntaho uzagera, bakwereka ko bizagucanga, uraryama bakakoherereza ibintu ariko habura gato ngo bakwice. Hari marayika Imana yohereje, hari marayika Imana yohereje ku buzima bwawe. Araje marayika none ahanga, marayika araje mu rugo iwawe, marayika araje mu bana bawe, araje babone ubwenge, araje babone umugisha, araje babone amashuri, araje babone kwaguka. Marayika araje mu izina rya Yesu. Hari marayika uje nonaha, hari marayika uje nonaha. Uyu marayika aje iwawe, uyu marayika aje mu byawe, aje mu kazi kawe, aje muri business yawe, araje mu izina rya Yesu. Ngo arangije marayika asanga Petero ari mu nzu y'imbohe, ngo yasinziriye yishwe n'agahinda, ngo amukomanga mu mbavu, aramubwira ngo byuka n'ingoga. Nawe umva aka kanya. Yesu ashimwe. Reka ntangire ngusuhuza nkwifurize amahoro y'Imana ugarutse kubana natwe. Nkubwire ngo igitondo cyiza niba uherereye ari mu gitondo, nkubwire ngo umugoroba mwiza niba uherereye ari nimugoroba. Njyewe nda amahoro ndashima Imana. Nitwa Prophet Emma nk'ibisanzwe. Kuri wowe wamaze gukora subscribe, Imana iguhereza umugisha muri aba bantu igihumbi twujuje. Niba nawe urimo, Imana iguha umugisha, uri uw'agaciro cyane. Nawe niba ugeze kuri iyi video ukabona nturakora subscribe, yikore kugira ngo tugumye tubane twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi urabona nshyigikiye. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ndagarutse muri ya saha y'igitangaza, muri ya saha yo kubohoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu isaha y'igitangaza nzanje kukubwira iki Imana ivuganye nanjye. Ngiye guhanura mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubuhanuzi ngiye kukubwira ni ubuhanuzi buzana impinduka ku buzima bwawe. Ni ubuhanuzi buri bugire imiryango bukingura. Wowe icyo usabwa ni iki? Ni ukwizera. Kwizera kurarema. Mureke mbabwire, muri iki gihe urareba ugasanga kwizera kubaye gukeya mu mitima y'abantu. Kwizera kw'abantu ni gukeya, abantu bafite kwizera guke, abantu bagira gushidikanya, bakabona Imana y'ubungubu batari yo ya kera, ariko iracyari ya Mana. Iracyari ya Mana kuko yo ntihindurwa n'ibihe. Yitwa Imana ishobora byose, yitwa Imana y'imbaraga, yitwa Imana y'ubutware n'ubushobozi. Rero ntihinduka. Ko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri, ko yakoraga ibikomeye n'uyu munsi niko ikibikora, yakizaga abarwayi n'uyu munsi iracyabakiza, yabohoraga baboshye n'uyu munsi iracyababohora. Rero ndagira ngo nkubwire ngo zamura kwizera kwawe. Yesu wacu ni muzima, Yesu wacu arakora, nta kintu kimunanira. Imirimo yiwe
irahambaye, imirimo ye irahambaye. Uyu munsi ushobora kubona byanze, ariko ejo mu gitondo bigakunda, kuko data aracyakora ku manywa na nimugoroba. Mwiringire rero kandi umwizere, umuhangeho amaso, kandi ikindi ukiranuke. Abantu bananiwe gukiranukira Imana, abantu bananiwe gukiranukira Imana, abantu bananiwe gutunganira Imana, abantu bananiwe kugenda uko Imana ishaka. Iyo utagenda uko Imana ishaka ntabwo ubona iby'Imana itanga. Imana y'amahoro itugirire neza. Wumva iby'Imana ivuga ariko ntubona iby'Imana itanga. Benshi usanga bumva iby'Imana ivuga ariko bakagenda uko Imana idashaka. Iyo utagenda uko Imana ishaka rero ntabwo ubona umugisha wo mu gakiza k'Imana. Muririmbyi aravuga ngo umugisha wo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narawuhawe, nkuhabwa mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Rero benshi bibagiwe kwihana ibyaha, benshi bibagiwe gukizwa kandi neza. Ukeneye gukizwa neza, ukeneye kubaha Imana kandi ukayubahisha. Niwubaha Imana ukayubahisha, Imana izakugirira neza. Ubaha Imana kandi uyubahisha, Imana itugire neza. Ko harimo kubaha Imana ni kimwe, kuyubahisha nabwo ni ikindi. Hari igihe wubaha Imana ariko ntuyubahishe, ugakora iby'isoni nkeya. Imana itugirire neza. Ugakora iby'isoni nkeya, icyo gihe ushobora kuvuga ngo ndubaha Imana ariko ntuyubahishe. Rero ni hahandi ijambo ry'Imana Pawulo yavuze ngo ukizwa mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Ugakizwa mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Ugakizwa mu gihe cya nyacyo no mu gihe kitari icya nyacyo. Ugakizwa mu gihe cy'amahoro no mu gihe cy'intambara. Ugakizwa aho abantu bakureba n'aho abantu batakureba. Icyo nicyo kigaragaza umukristo nyakuri. Umukristo nyakuri akizwa aho abantu bamureba, agakizwa n'aho batamureba. Imana y'amahoro itugirire neza. Agakizwa ari imbere ya pasiteri, agakizwa yanatandukanye na pasiteri. Agakizwa ari mu rugo rwiwe, bana be bamureba kamusoromaho imbuto, mugabo we yamureba kamusoromaho imbuto, mugore we yamureba kamusoromaho imbuto. Mbega akaba umukristo muri byose. Ntuba umukristo kuko uri mu rusengero gusa, wagera hanze ukaba umuntu udashobotse. Wagera hanze ibintu ukabidogereza ukabica bigakomera, ariko nyirizina umukristo uri mu byezi umwuka aravuga ngo nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa, nzahora ndiwe. Imana itugirire neza. Ibyo kurya byahenda, nzahora ndi umukristo. Naba mfite akazi, nzahora ndi umukristo. Ntagafite, nzaba ndi umukristo. Kizwa ufite akazi, unakizwa utagafite. Imana itugirire neza. Ukizwa ufite akazi, ukizwa utanagafite. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukizwe ufite fiyanse, unakizwa utanamufite. Imana itugirire neza. Mbega muri ibyo yize umwuka aravuga ngo naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ampa ibyo nkena byose, arangije aravuga ngo ndamahoro. Ubwo umwami Yesu ankunda ndiki, ndamahoro. Imana itugirire neza. Mwami Yesu iyo agukunda uba uri amahoro. Rero kiranuka muri byose, wambara imirimo, uzaboneka imbere y'Imana nta mugayo ukuriho. Uyu munsi nujya gusenga, Imana nikureba ibone nta mugayo ukuriho. Imana nikwitegereza ibone urakiranuka rwose. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana nikwitegereza, Imana itugirire neza. Nikureba ikuboneho ishusho y'ubumana. Nikureba, nkunda ijambo ry'Imana mu byakozwe biri mu Baheburayo ibice 11. Arambwira ngo abatubanjirije barinze bapfa bakizera ko ibyo basezeranijwe n'umwami Imana bizasohora ku buzima bwabo. Rikuvuga ngo bo barinze bapfa bakizera Imana, barinze bapfa bakizera ko ibyo umwami Imana yabasezeranije bizasohora. Imana itugirire neza. Ngo ntabwo bigeze bakumbura gusubira iyo bavuye. Ariko uyu munsi niba ugera mu bigeragezo ukumva ukumbuye gusubira iyo wavuye, hari ikibazo. Ariko ngo bo ntibigeze bakumbura gusubira iyo bavuye. Ngo iyo baza kuba barakumbuye gusubira iyo bavuye, ngo baba barabonye uburyo bwo kubisubiramo. Imana itugirire neza. Buriya umuntu w'Imana ntabwo ari unanirwa. Buriya hari abantu badasambana kuko badafite amafaranga, ariko yazayabona agasambana. Ariko dore umukirisitu Imana ikeneye,
wirinda gusambana adafite amafaranga, yanayabona akagumya akirinda gusambana, akanga icyaha n'igisa nacyo. Uwo niwe Bibiliya ivuga ngo iyo aza kuba yarakumbuye gusubira iyo yavuye, aba yarabonye uburyo bwo kubisubiramo. Uyu muntu ufite amafaranga uyu munsi aramutse akumbuye gusubira gusambana, yabona uburyo bwo gusubirayo, kuko yabasha gusambana na buri umwe wese, akabasha gukundana na buri umwe wese, kubera ko afite amafaranga, afite n'uburyo. Ariko hari ibyo twigomwa. Gukizwa n'iki? Ni ukwiyanga. Ni ukwiyanga, ukagira ibyo wiyanga, ukagira ibyo usiga, ukagira ibyo ureka. Imana itugirire neza. Gukizwa n'iki? Ni ukuva, ukava, ukagira ahantu uva. Imana itugirire neza, ukava. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo aho nari ntuye ntabwo ariho ngituye. Byaba bibabaje uvuze ngo aho wari utuye si ho ugituye, ariko nyamara uyu munsi n'ubundi utarakizwa wajyaga mu kabari ugasinda. Imana y'amahoro itugirire neza. None n'uyu munsi uracyanywa inzoga, ngo kuko warakijijwe. None se ubwo warimutse? Sibyo? Hari igihe rero abantu baba batarimutse, ugasanga arimo aravuga ngo aho nari ntuye si ho ngituye, ngo Yesu yaranyimuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko Yesu kukwimura ni kimwe, no kugaragaza imbuto z'umuntu wimutse ni ikindi. Imana itugirire neza. Kugaragaza imbuto z'umuntu wimutse, kugaragaza ko wimutse rwose, kugaragaza ko hari aho wavuye, kugaragaza ko hari ibyo wasize. Imana y'amahoro idutabare. Imana y'amahoro ishimwe, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ku muntu wimutse hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yimutse. Iyo wimutse ugaragaza imbuto z'abantu bimutse, kandi ukagaragarwaho n'imbuto z'ubumana. Imbuto z'ubumana zikaba ziri kuri wowe. Abantu bazi gushakaho bakabona koko hari imbuto z'ubumana zikuriho, hari agakeregeshwa kuko wakijijwe. Waba ugenda mu muhanda, kera y'abarokore babaga bagenda mu muhanda, baravuga ngo dore bariya ni abarokore. Yaba ari umukobwa atambutse bakavuga ngo ni umurokore, batamumenyeshejwe nuko yambaye imyenda miremire n'igitambaro mu mutwe, ahubwo n'imbuto ubwazo zagaragazaga ko ari umurokore. Kubera yuko hari ibintu bitajyaga bimumenyera, hari ibintu bitajyaga bimuvogera, kuko yabaga ariho ubwiza bw'Imana. Mu barokore barasengaga, bakaba bafite amavuta y'Imana, akaba atabasha kuvogerwa n'umusore uwo ari we wese, akaba atabasha kuvogerwa n'umusinzi uwo ari we wese. Ariko uyu munsi wowe urasenga, unezezwa nuko abasinzi bakuvugisha, abasinzi baza bakagufataho, wirirwa ugendana nabo, wirirwa usangira nabo, kavuga ngo ufite igikundiro. Oya, ntabwo ufite igikundiro, ahubwo Satani yagukojeje isoni. Kubera ko umugore wubaha Imana, umugore uriho ubwiza bw'Imana, ntabwo ashobora kuvogerwa n'umuntu uwo ari we wese. Kubera yuko bwa bwiza bw'Imana iyo buri kuri wowe buzana igitinyiro kuri wowe, bigatuma ntawe ukumenyera, bigatuma ntawe uza kukubwira icyo amagambo yiboneye ayo ari yo yose. No ku mugabo ni uko nguko. Iyo ufite imbaraga z'Imana, iyo uriho ubwiza bw'Imana, ntawe upfa kukumenyera gutyo byoroshye. Imana iguha igikundiro, yamara kuguha igikundiro ikagushyiraho n'igitinyiro. Imana itugirire neza. Ndagusengeye wowe unkurikiye, Imana iguha igikundiro ariko kiriho n'igitinyiro. Kubera ko Imana iguha igikundiro kitari igitinyiro, buri muntu wese arakumenyera, akagufata gutya, akabona uri umuntu uciriritse. Umusinzi akaza akakumenyera, umujura akaza akakumenyera, basaza bakakumenyera, mbega bapfakaye bose bakaza bakakumenyera. Kubera iki? Ntabwo ufite igikundiro ariko nturiho igitinyiro. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero Imana y'amahoro igusiga amavuta y'igikundiro, hanyuma nirangiza igusiga n'amavuta y'igitinyiro. Byose bibe biri kuri wowe. Bizatuma abantu batakumenyera, bizatuma abantu batagufataho ijambo. Yesu akurinde. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari umuririmbyi nkunda uvuga ngo uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo, reka mubashimire nti Yesu ni umpagije, yanyitangiyeho ikiru, angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana. Yesu ni umpagije, ubwo ab'isi arabatunze. Yesu ni umpagije, bafite iby'igihe gito, arampaza wenyine.
nta mugisha uri mu by'isi n'umurama utumuka ibya Yesu ntibishira aramaza wenyine nta mugisha uri mu by'isi n'umurama utumuka ibya Yesu ntibishira aramaza wenyine. Haleluya. Ngo nta mugisha uri mu by'isi n'umurama utumuka ibya Yesu byo ntibishira arampaza wenyine. Imana y'amahoro itugirire neza. Mva nkubwire keneye kwizera Imana, keneye guhanga amaso mu ijuru. Nta mugisha uri mu by'isi n'umurama utumuka ibya Yesu byo ntibishira. Izere Yesu akubature, izere Yesu akubambira amahema. Narindimo mvuga ngo dusenga Imana ariko tunakiranuka. Uririre ubugingo bwawe ko aribwo buzabona mu maso y'Imana. Uririre usengere kwezwa, usengere ukumbure gakondo yo mu ijuru. Kumbure gakondo yo mu ijuru uyikumbure. Mana itugirire neza. Ukumbure kuzaragwa buriya bwami bwo mu gihugu cyo mu ijuru. Ukumbure kuzabona mu maso y'Imana. Mana amahoro itugirire neza. Ukumbure kumbura gakondo yo mu ijuru. Kumbura gakondo yo mu ijuru nshuti y'umusaraba. Kumbura gakondo yo mu ijuru. Kumbura mu maso y'Imana. Kumbura. Mana itugirire neza. Rero kugira ngo uzaragwe gakondo yo mu ijuru nuko we na Yesu muba muri umwe. We na Yesu muri umwe, muri connecte gutya we na Yesu. Ku mutima utera Yesu akureba avuga ngo dore umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Yesu yakureba akakubonaho amaraso. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Yesu yakwitegereza akabona urakiranuka. Yesu yakwitegereza akabona urimo neza. Haleluya. Urimo neza. Rero barakore gukizwa ko muri iyi minsi kuri mu kigare ntugishubasha gutandukanya abarokore n'abatari abarokore, ntukibasha gutandukanya basenga n'abadasenga, ntukibasha gutandukanya niba wageze mu rusengero niba wageze muri boîte, byose byarivanze. Ariko igihe kiraje kandi kirasohoye, Data aje kuvangura, aje kuvangura avana ibishimwa mu bigawa. Data aje kuvangura ihene n'intama, aje kubivangura n'ukuri. Kandi uzasanga ihene ziri ahangaha zigiye ibumoso n'intama nazo zigiye iburyo, ariko Data aje kubivangura. Ese ndimo ndakubaza wowe uri aho ngaho, wa mukristo wowe undeba, urimo uribaza wowe uzajya hehe ubwo Data azavangura? Ese uzajya mu cyiciro cy'ihene cyangwa uzajya mu cyiciro cy'intama? Ukwiriye kubimenya. Ikiranga intama zirangwa n'imico myiza, ikiranga intama zirangwa no kwihangana, ikiranga intama zirangwa no gutuza. Buri itungo ryitwa intama barinda baribaga, bakarinda bariteka rikiri aho ngaho rituje. Ntama bayijyana mu ibagiro, nta rusaku nta kuvuga, kemera bakayibaga igatuza ibiri aho ngaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ikiranga ihene uzayisangana ubukubaganye, uzayisanga ntabwo ibituje. Ahari ihene haba hari intambara. Imana itugirire neza. Ese wowe uyu munsi uri hehe? Uyu munsi uhagaze he? Mbere yuko nguha ubuhanuzi Imana yampaye kuguha, ariko se wowe uhagaze hehe? Reka nkubwire, by'uyu mugabo witwa Kristo, kubirya bisaba gukiranuka, kubirya bisaba gutungana, kubirya bisaba kugira ingeso nziza, kubirya bisaba kwihangana, kubirya bisaba kwera imbuto zikwiriye abihannye. Imana y'amahoro itugirire neza. Kwera imbuto zikwiriye abihannye mu bantu Imana izi nawe ikabikuzi, mu bantu Yesu azi nawe akabakuzi, mu bantu Yesu yamenye nawe akakumenya, mu bo yamenye amazina nawe ukaburimo. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu bo Yesu yamenye amazina nawe ukaburimo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndashaka rero gusoza nkubwira ngo niba utarukijijwe, reka nkubwire ngo ngusengere Uwiteka kugirira ibambe, Uwiteka kureba n'amaso y'imbabazi, Uwiteka kubambire amahema. Katurebe ijambo ry'Imana kugira ngo nze nguhe ubuhanuzi Imana yamaye kuguha. Tugiye kurebana ijambo ry'Imana. Ubu buhanuzi n'ubwawe kandi n'ubuhanuzi bugiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubu buhanuzi ugiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Iyi ni isaha y'igitangaza. Iyo mvugana n'abantu, hahirwa umuntu Uwiteka atabonaho gukiranuka, atabonaho gukiranirwa n'umutima we ntugaragare uburiganya, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro.
Imana itugirire neza. Reka dusomere ijambo ry'Imana, reka turisome. Imana itugirire neza. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho ni 12. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 12 haranditse ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Imana itugirire neza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana, abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda 4 agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohora iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagarara umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Imana itugirire neza. Wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura mu nzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aravuga ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, kankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iri jambo rivuze Herode ashaka kwica Petero. Imana itugirire neza. Nonaha nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Yesu umwami w'amahoro Kristo wakoreye agutabaye habura gato. Habura gato ngo umware data aragutabaye. Habura gato ngo usebe data aragutabaye mu izina rya Yesu. Ubu buhanuzi bwumve witonze. Hari ibintu mazemo iminsi byendaga kuguhitana. Hari ibintu mazemo iminsi byendaga kukwica. Ariko nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo habura gato, habura gato. Habura gato ngo bakwice, habura gato ngo upfe, habura gato ngo bigucange, habura gato bagusohore mu nzu, habura gato abana bawe babura minerivare. Data wa twese aritamuruye mu izina rya Yesu. Uyu mugabo witwa Herode, Bibiliya iravuze ngo yari yabanje kwica Yohana. Imana itugirire neza. Ngo yari yabanje kumwica, ngo arangije ngo abona ko anejeje abayuda. Hari ibintu byabaye ku buzima bwawe, abantu barabikora Imana iraceceka. Ariko Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo ntabwo igiye kuguma guceceka ireberera ubwoko bwayo bugumya kugirirwa nabi. Ntabwo Imana igiye kugumya guceceka. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana ije kurwana urugamba. Nibinarimba Herode wakurwanyaga arapfa mu izina rya Yesu. Hari Herode wakunanizaga. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ijambo riravuze ngo umugabo witwa Herode ngo arangije ngo abonye yuko anejeje abayuda ngo ashaka kwiyongeza na Petero. Hari ibintu bitari buze kuvamo. Hari ibintu Imana itari buze gukunda. Imana ishimwe. Ntabwo Imana iri bwemere ko utangwa mu maboko y'abanyamahanga. Imana yambwiye ngo nze bwira ubwoko bwayo ngo yumvishe gutaka kw'abantu bayo. Imana yumvisha amarira yanyu. Imana ije guhoza amarira. Hari imfubyi ziri kurira, hari
abapfakazi bari kurira, hari abantu bafite amarira bamaze igihe barira. Imana ije kubahoza ayo marira, Imana ije kubarwanirira. Imana itanze ingabo nyinshi zirapfuye ku bwawe. Hari ibintu umazemo iminsi bitajyaga, ureba ugakubita hirya no hino ukabura uwo kugufasha, ugakubita hirya no hino ukabura uwo kuguhagararana nawe, habura gato ngo umware, Imana iragutabaye. Habura gato ngo usebe, Imana irimanukiye. Habura gato ngo bigucange, Data ariyiziye. Izo ni mashando wiribirifa, ubu buhanuzi bwakire n'ubwawe. Imana iragutabaye. Habura gato ngo umware, habura gato ngo usebe, habura gato ngo bigucange, habura gato ngo bagusohore mu nzu, habura gato ngo amadeni akwice, habura gato bagutereze cyamunara. Data arigwatirije mu izina rya Yesu. Hari marayika Imana yohereje, hari marayika Imana yohereje. Imana igukuyeho Herode. Hari Herode umaze igihe agutsikamira, hari Herode umaze igihe akunaniza. Muri bizinesi yarakunanije, muri mariage Herode arakunaniza, mu muryango w'iwanyu Herode arakunaniza, amashuri Herode yarayananije, kubona visa byaranze, aho wagiye wabuze akazi. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ije kugukiza Herode. Herode wakurwanyaga ugiye kumushaka umubure, Imana ikuyeho Herode. Imana y'amahoro ishimwe. None ahangaha ndashaka kubona umubare munini w'abantu bamanuka bakajya muri komenti andika muti njyewe runaka nakiriye ubutsinzi, njyewe runaka nakiriye ubutabazi, Herode wanjye arapfuye mu izina rya Yesu. Hari Herode umaze igihe akunaniza, hari Herode umaze igihe akwihebesha, Herode w'ubushomeri, Herode w'ubukene, Herode w'amadeni, Herode w'inyatsi. Hari gereza yakuboheyemo, gereza y'agahinda, gereza y'umubabaro, gereza yo kutaguka, gereza y'ubushomeri. Ayiwe, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru imanuye ingabo zo kugutabara. Ngo Petero rero Herode amushyira mu nzu y'imbohe. Birashoboka ko none ahangaha waba uri mu nzu y'imbohe, ubohewe muri gereza, ubohewe mu madeni, ubohewe mu gahinda, mariage zihora zipfa, ubuzima bwawe byanga. Ariko Imana ya Isiraheli iritamuruye, imanukiye ku buzima bwawe, imanuwe no kukurengera, imanuwe no kukurwanirira, imanuwe no kugucira inzira, imanuwe no kuguhoza amarira, imanuwe. Haleluya. Imana ishobora byose irimanukiye, Imana ishobora byose iriyiziye, Imana ishobora byose iritamuruye, imanuwe no gukingura imiryango. Inzira zari zifunze Data arazikinguye, inzira zari zifunze Data arafunguye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo Petero ajya mu nzu y'imbohe, ngo ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Petero baramusabira, Petero baramusengera, Petero baramwingingira. Imana y'amahoro itugirire neza. Petero ngo ari aho ngaho afunze, ngo Imana yohereza marayika wayo. Nawe unkurikiye nona, Imana yohereze marayika. Nagusengeye haze marayika w'imbaraga, haze marayika w'amaboko akomeye. Imana yohereze marayika mu izina rya Yesu Kristo. Haze marayika ku buzima bwawe, aza gukingurira imiryango, aza gukureho iyo minyururu, aza gukureho ayo mapingu mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikugaragareho, imbaraga z'Imana ziboneke kuri wowe, imbaraga z'Imana zigutwikire mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, hari abarozi bamaze iminsi batsikamiye ubuzima bwawe, bakwereka yuko ntaho uzagera, bakwereka ko bizagucanga, uraryama bakakoherereza ibintu ariko habura gato ngo bakwice. Hari marayika Imana yohereje, hari marayika Imana yohereje ku buzima bwawe. Araje marayika none ahangaha, marayika araje mu rugo iwawe, marayika araje mu bana bawe, araje babone ubwenge, araje babone umugisha, araje babone amashuri, araje babone kwaguka. Marayika araje mu izina rya Yesu. Hari marayika uje none aha, hari marayika uje none aha. Uyu marayika aje iwawe, uyu marayika aje mu byawe, aje mu kazi kawe, aje muri bizinesi yawe, araje mu izina rya Yesu. Ngo arangije marayika asanga Petero ari mu nzu y'imbohe, ngo yasinziriye yishwe n'agahinda, ngo amukomanga mu mbavu, aramubwira ngo byuka n'ingoga. Nawe umva aka kanya, byuka n'ingoga muri ubwo buzima bupfuye, byuka n'ingoga muri ubwo buzima bw'umubabaro, byuka n'ingoga muri ubwo buzima bw'ibigeragezo, byuka n'ingoga muri ubwo buzima bw'amadeni, byuka n'ingoga. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Byuka n'ingoga mama, byuka byuka. Imana iragubyukije, Imana iraguhagurukije. Byuka muri ubwo burwayi, ntabwo ari ubwo kukwica, ntabwo ari ubwo kuguhitana. Mubyukamo mu izina rya Yesu. Byuka muri ubwo burwayi,
ntabwo ari ubwo kukwicama, ntabwo ari ubwo kuguhitana. Imana yohereje marayika, Imana yohereje marayika. Habura gato ngo umware, abaganga bananiwe, kwa muganga bakuretse bavuga ngo genda ujye mu rugo utegereze gupfa. Imana iritamuruye, Imana iriyiziye, Imana irabonetse mu kibazo hagati, Imana iragaragaye mu kibazo hagati, Imana iriyerekanye. Ngo marayika komanga Petero, aramubwira ngo byuka n'ingoga. Petero ngo arabyuka, ngo arangije ngo aramubwira ngo kenyera ukomeze kandi ukwete inkweto zawe. Ngo baragenda, bageze ngo barenga abarinzi ba mbere, barenga ba kabiri, bagera ku rugi rurabikingurira. Umva nkubwire, hari urugi rugiye gukinguka mu izina rya Yesu. Ayizo ni mashando wiribirifa, hari urugi rugiye gukinguka. Urugi rwari rumaze igihe rukinze, uko manga ntubone ugukingurira, ariko none hadore Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro ikinguye urugi rwari rukinzwe. Dore uru rugi Imana irarukinguye, urugi rw'umugisha Imana irarukinguye, urugi rw'amasezerano Imana irarukinguye, urugi rw'iterambere ryawe Imana irarukinguye, urugi rwo kubona akazi Imana irarukinguye, urugi rwo kubona umugisha Imana irarukinguye, urugi rw'amasezerano yawe Imana irarukinguye. Akira gukingurirwa urugi n'Imana, akira gukingurirwa imiryango n'Imana, akira kwagurirwa imbago, akira gucirwa inzira, akira kubohoka mu izina rya Yesu. Byakire, byakire, byakire. Ubu buhanuzi burasohora vuba byihuse, burasohora vuba byihuse. Imana itugirire neza. Ubu buhanuzi burihutirwa kuri wowe usenga, kuri wowe ukiranuka, wowe wanambye ku Mana. Imana ije gutabara abantu bayo. Habura gato ngo bababage, habura gato ngo babice, habura gato ngo babananize. Herode habura gato ngo aguheze umwuka. Imana iragutabaye. Imana yambuye ijambo Herode. Herode wakurwanyaga aragiye, Herode wakurwanyaga arapfuye, Herode wakurwanyaga Imana imwambuye ububasha. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo Petero ngo agenda, ngo atabyumva, yumvaga ngo ari mu nzozi, yumvaga ari kurota, yumvaga ari ikiroto kinini cyane. Ngo ariko ngo ageze hanze, ngo marayika amusiga aho ngaho, ngo agaruye ubwenge, aribwira ati none menye neza ko Imana yohereje marayika wayo kaza kunkura mu maboko ya Herode. Haleluya. Nawe Imana yohereze marayika aza gukure mu maboko ya Herode. Imana yohereze marayika aza gukure kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Imana yohereze marayika aza gukure muri ubwo bushomeri. Imana yohereze marayika nawe aza gukure muri ibyo bibazo. Imana yohereze marayika nonaha. Imana yohereze marayika, marayika geri wawe, marayika kwitereke, marayika gukingurira imiryango. Imana yohereze marayika mu buzima bwawe, mu rubyaro rwawe, mu kazi kawe, muri business yawe, mu muryango wawe. Imana yoherezemo marayika, Imana yoherezemo marayika, kandi yohereze marayika w'imbaraga. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana ibaha umugisha. Ngannye ku musozo, reka dusenge. Data ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye urukundo rwawe. Mana ntabwo ujya uvuga rimwe uravuga bigakomera, wategeka bigakomera. Imana itugirire neza. Ndagushima ko uri Imana igira neza, uri Imana igitabara. Ayizo ni mashando wiribirifa. Nsengeye umuntu wese warunkurikiye, reka wohereze marayika ku buzima bwiwe. Hari ibigeragezo yarari kunyuramo, hari amaboko ya Herode yaramufatiye ahantu hamwe cyangwa ahandi. Ndasenze mu izina rya Yesu, uyu muntu wari urwaye umukize, uyu muntu wari uboshye umubohore, uyu muntu wari uziritswe imigozi y'abadayimoni ndayimukuraho mu izina rya Yesu. Uyu muntu wari uziritswe uburetwa bumuveho mu izina rya Yesu. Ubu wari warabuze ibyiringiro, mugarura ibyiringiro, kuko ari wowe Imana itabara. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Ndabakunda. Nari nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo habura gato ngo mware, dataje kugukuraho ikimwaro. Habura gato ngo usebe, dataje kugukuraho guseba. Imana itugirire neza. Data gukuyeho guseba, data gukuyeho ikimwaro, data gukuyeho isoni, data gukuyeho imibabaro, data arakurengeye, data arakwibutse, kandi data arakurwaniriye. Ntugende udakoze subscribe kuri iyi channel, kandi ntiwibagirwe gusharinga iyi video, wisharinga abandi nabo bayumve bahembuke mu izina rya Yesu. Hari igihe uwo wayisharingira ari ubu buhanuzi bwari bumanukiye. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom.